Nizere ko umeze neza aho uri hose. Ni Clarisse Girishya nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kureba ikintu wakora mu gihe wazengerejwe n'ikirungurira. Ikirungurira ni indwara iterwa no kuba aside yo mu gifu yazamutse ikagera mu muhogo, ukumva ibintu bisa nkaho birimo kugutwika mu muhogo. Ikintu kiyitera ni ukuba akantu nakita nkaho ari agafungisho cyangwa se agatandukanya mu muhogo n'igifu kaba kafungutse mu gihe kitari cyo. Ubundi mu busanzwe gafunguka ibiryo bigiye kwinjira mu gifu, ariko noneho iyo gafungutse mu gihe kitari cya nyacyo, ibiryo cyangwa se aside iri mu gifu irazamuka ikaza mu muhogo, akaba ari byo bitera buriya buribwe wumva usa nkaho urimo gushya mu muhogo. Hano muri iyi videwo nkuzaniye ibintu 5 wakora niba ikirungurira cyarakuzengereje ukabasha kukirwanya. Ikintu cya mbere uzakora ni uguhagarara wemye. Ahangaha guhagarara wemye mu gihe uhagaze biragorana cyane kugira ngo ikintu kiri mu gifu cyangwa se iyo aside iri mu gifu niba udaherutse kurya vuba izamuke igere mu muhogo. Ariko niba tuvuge niba wunamye, niba uri mu kazi kagusaba kunama cyangwa se uryamye, biba byoroshye cyane kuba kakafungisho nababwiraga cyangwa se valve, sphincter valve yafunguka, aside cyangwa se bya biryo bikazamuka bikagera mu muhogo, akaba ari bwo wumva bwa bubabare busa nkaho burimo kugutwika. Ikintu cya mbere uzakora niba urimo kumva ikirungurira kije, wagerageza guhaguruka niba wari wicaye kugira ngo ugerageze kubuza ya aside kuzamuka cyane. Guhaguruka rero bizagufasha. Ni ikindi gihe uzumva ugize ikirungurira uzabigerageze, bizagufasha. Ikintu cya kabiri uzakora ni uguhekenya shikarete. Guhekenya shikarete ikintu bizagufasha, urabizi ko iyo urimo guhekenya bifasha amacandwe gukorwa ari menshi. Amacandwe nakorwa ari menshi, ikintu bizagufasha, ya macandwe azagenda ajya kugabanya ubukana cyangwa se ajya ku neutralizinga aside, ya aside iri mu gifu, ya aside iri kuzamuka ikagutwika, azagenda ajya ku neutralizinga ya aside yari irimo kuzamuka ikagutwika, ya aside yo mu gifu. Noneho nigabanya ubukana ikirungurira kizashira. Ikindi gihe uzumva ugize ikibazo cy'ikirungurira uzahekenya shikarete byibura iminota 30, bizagufasha. Ikintu cya gatatu uzakora ni ugukoresha baking soda cyangwa se sodium bicarbonate cyangwa bicarbonate de soda, uwo bakunze kwita umunyu wo muri farumasi. Ikintu uzawukoresha hano, uzafata akayiko k'umunyu ugashyire mu kirahuri cy'amazi, noneho ukinywe mu gihe wumva cya kirungurira kije. Akayiko uzakoresha ni akayiko gato, kari akayiko k'isukari kugira ngo udakoresha umunyu mwinshi cyane. Iyi sodium bicarbonate ifite ubushobozi nayo bwo kugenda ika-reactinga cyangwa se ika-neutralizinga ya aside yari iri mu gifu. Hydrochloric acid nihura n'iyi sodium bicarbonate bizareactinga. Igihe bizaba bihuriye hamwe nk'uko uzaba wayifashe mu mazi, ikintu bizagufasha ni uko iyi sodium bicarbonate izahita yifatanya, cyangwa ibyo bita kureactinga muri shimi, izahita yifatanya n'iyi hydrochloric acid ariyo aside yo mu gifu, iyigabanyiriza ubukana. Ibyo bizarangira cya kirungurira cyangwa se bwa bushye wiyumvagamo mu muhogo bushize.
Ikintu cya kane uzakora ni ukwambara imyenda itaguhambira. Kwambara imyenda itaguhambira hano, ushobora kuba wambaye nka sentire, sentire igufashe cyane, cyangwa se undi mwenda ugufashe cyane mu nda, ushobora no kugutera ikirungurira. Tuvuge wenda umaze nko kurya, cyangwa se n'ikindi gihe niyo wenda ushobora kuba utamaze kurya, ariko kubera kwambara imyenda iguhambiriye cyane ikuboshye, bigatera kuba mu igifu cyagira ikibazo, noneho kantu kahafunga, cyangwa se ya valve ihafunga ikaba yafunguka, acide yo mu gifu ikazamuka mu muhogo. So niba ufite ikibazo cy'ikirungurira, byaba byiza ubanje kureba niba n'icyo kibazo cyo kuba wambaye imyenda ikuboshye mu nda cyane, areba niba icyo kibazo kidahari. Nusanga ufite icyo kibazo cyo kuba wambaye imyenda ikuboshye, nayo yikuremo, wambara imyenda irekuye, nabyo bizagufasha. So ikintu cya gatanu uzakora ni ugukoresha tangawizi. Gukoresha tangawizi, uzafata ikirahure cy'amazi ashyushye ushyiremo tangawizi, noneho nyuma y'iminota 10 ubinywe, nabyo bizatuma cya kirungu. Tangawizi yo n'ubusanzwe murabizi ko ari umuti uhambaye cyane, ni umuti ukoreshwa kenshi, haba ku bantu bagira iseseme yo mu modoka barawukoresha kugira ngo bataza kumererwa nabi. So tangawizi izagufasha cyane, ko bizwi ko irinda iseseme, ibintu byinshi. Rero niba ufite icyo kibazo cy'ikirungurira, koresha tangawizi, izagufasha cyane, ibashe kuba byashira. N'ibyo bintu 5 wakora ukarwanya ikirungurira, ntikizongere kugutesha umutwe n'ikindi gihe. So gerageza ubushyire mu bikorwa, ndabizi neza ko bizagufasha. Tuzabonane muri video y'ubutaha, ndabakunda.